ha umva no muri iyi minsi ntabwo muri bunyire pe ndagira ngo mbabwire neza yuko nyine naje nyine si muri kumbona noneho ewa kabisa nshaka kugira ngo tujyanemo neza nyine nk'umuntu nta mujinya nta burakari nta mutima mubi uri hano nshaka kugira ngo noneho ducyaze ubwenge ikintu ngiye kubabwira cyo noneho ewana abagabo bacyanga noneho bantera ibuye nshaka kugira ngo ubwenge noneho ukuntu nambaye noneho ewana umuntu uri bubashe kumpingukaho ubu nonaha kabisa namubwira iki wa mugabo we rero nshaka kukubwira uburyo ugomba kugira utuzajya unyaza mu minota nyine nk'ingahe 5 yonyine urariye inkwakuzi aho mvugiye ubu yanabirangije kera urandi kubona abagabo bari arandi kureba imboro zatangiye kujya zirahaguruka noneho rero ndagira ngo nkubwire ngo mu minota 5 gutegura ubwo byarangiye kera cyane kwa gusoma n'uduki twose byarangiye fata yamboro yawe noneho kuri wa murego kwa kundi yahagurutse ifite ingufu bya hatari uyifate noneho ewana ijisho ry'igituba sukizi sozanu riba nyine umushino w'umugore fata yamboro ukoze ku mushino ewana ukubiteho udakubise ahandi ariko ukubite amazi bugatangiye kuza ewana ukubite ariko ntabwo ngo ukubite nkaho ufashe umuhini wo gukubitaho ugenza gakeya ukanyaza ukayifata kabisa wa mutwe noneho kuri yamboro mwakubitanye isiramuye fresh ya yindi ifite umutwe umeze nk'umututu w'igihumyo urayifite n'uko ukubiteho umukobwa ukabona abuze ubwenge neza arabutaye birarangiye noneho ewana uyikubite nyine uyikubite kabisa amazi kuri plafo hariya ya mashuka ibi byose ubone bibaye amazi noneho umva ahandi ndangira kujya uvuga ati yesu se muri kumwe kandi nshaka kugira ngo noneho mbagucokoze paka iminota 5 vuba ahandi ewe mazi noneho hoje mube muretse diye mube muretse gato iminota 5 rero urumva iminota 5 bikora vuba nyine ahandi umugore noneho kunyazwa none rusaka abafite abafite urusaku rwinshi cyane rwinshi ahandi abadashaka yuko binarangira vuba iminota 5 rero wankwakoze we nshaka kugira ngo njye nkubwira neza muri cya gihe muri ya minota 5 yawe ibintu byagenze neza nyine ni sawa ku minota 5 ushyiramo agapoze kugira ngo uruhuke za ntoki na ya maboko nyine hanyuma kugira ngo nuza kubyongera ushaka gukoresha ya minota 5 cyangwa ukanayirenza iminota 10 biterwa n'igituba wahuye nacyo igituba kiryoshye igituba kinini igituba ewana kigushaka nyine gishaka imboro yawe ewana ku buryo noneho muri cya gihe wanyajije cyane abagore benshi bakunda guhita ushyiramo imboro ukabacumita ndetse cyane n'ingufu nyinshi wenda nka 3 ucumita 3 winjiza ukamurekura ku buryo nawe umubiri uhita usandagurika kumva uri kumucokoza ahantu hose kabisa hahandi ahita yumva ashaka kongera guhita nyazwa uhita wongera vuba ewana ukayishyiramo ukongera ukamukomangira ukakijaganyura neza amazi ntabwo aba ari bukame aba akirimo rwose ewana hanyuma muri icyo gihe rero ugahita wicara ukumva neza ko mu mutwe hari kozwa umugore rero wanyajijwe neza mu mutwe nta bibazo umubabarire ntago yakubwira nabi niyo wagira ute ntibyakunda iyo minota 5 rero nshaka kugira ngo twese tuyige tujye turayikora wa mugabo tungura umugore wawe nyine nawe ya minota 5 uragenda kugira ngo nyine iyo minota 5 yishyitse
shaka kukubwira ko noneho uburyo uba ugomba kuyishyitsa bitakugoye nawe bitamubangana. Hari umugore warongora iminota 5 akarekarama ngo wamurongoye igihe kinini, mu minota 5 ari kunyazwa urumva umubiri wose uburangaye. Nta mugore wanyaza yumye ngo bikunde, bisaba kugira ngo amanze agire ububobere. Hanyuma rero ya minota 5 uba uri kumuteguriramo indani. Kwa kunyaza, hari umugore igituba cye gifunguka ari uko amaze kunyazwa. Ngo mbere yuko ushyiramo imboro uramanza ugasa nkaho uri kumunyaza, tuzi tukaza ukabona gutangira winjizamo umutwe w'imboro, ka kantu nakubwiye kameze nk'umututu w'igihumyo. Ndi kubivuga ku bantu basiramu, ko umuntu udasiramuye ntakagira kariya kantu ewana urakavumbikamo gakeya witona ibintu ari fresh kabisa, ku buryo uhita uvuga uti hari ikintu ntarinzi byahatari. Hari noneho n'umukobwa uba ufite amazi hafi ku buryo ushyiramo uriya mutwe w'imboro ewana bigahita byizamura ibizi, ukabona birasandaguritse, ubundi ukamukomanga paka. Jya ugenda gakeya rero kugira ngo wumvikane n'umugore wawe cyangwa sheri wawe, murongore neza fresh kugira ngo umushyukwe utamurenga cyangwa se utamupfubiriza, ko ushobora kumva ko ugiye kurongora iminota 5 ukamutera kurambirwa, kandi kurambirwa ntabwo ari byiza uri kurongora. Mwembi mubigiremo ubushake. Nimurangiza rero muri ubwo bushake bwanyu muvugane, mujye muganirizanya. Sheri, ndashaka kugira ngo numve gutyo wari ubikoze, ongera umukomangire nyine abyumve, kugira ngo ubushake bukomeze bwiyongere, utamuca intege. Umugore uciye intege we noneho aba ateye aski, urinjiza nyine ukumva ntakwitaye, nubwo haba habobeye ariko uhita ubona ko courage zirabuze, ubona ko acitse intege. Babarira rero dufatanye kugira ngo iyo minota 5 cyangwa se iminota 2 byibura, kugira ngo ubu umunyajije anyuzwe. Niyumva bikeneye yongere akubwire nyine umunyaze vuba vuba. Nshaka kubabwira yuko rero njyewe ningaruka mu kanya none yape, nshaka kugira ngo mbabwire neza ikintu noneho kizajya kiratuma mugira. Ndaje mbabwire mu kanya, mumbabarire gatoya, ndaje mumbabarire rero mbabwire ngo mukore subscribe, mukore share, mukore link, mutwandikire mutubwire akantu ushaka ko tubabwiraho. Noneho ntaje ngo mbatungure, njyewe unyibwirire, noneho njye nikubwire, nkubwire ukuntu ugomba kuzajya uracumi tukanayikoresha fresh, nkubwire n'uburyo ugomba gutanga icyo gituba ko ntabwo ari icyaha. Imana yarakiguhaye kiguha ku buntu, kandi nawe ugomba kugitanga neza fresh. Ndaje rero kandi murakoze cyane, ntabwo ndi butinde.